ugira icyo bivuga undi nawe akavuga ibi ugasanga noneho bya bintu yavuze kanaka yavuze bigiye kuvamo inkuru inkuru nazo irimo gukabya irimo gukabiriza irimo gushyushya bita ngo ni showbiz urugero ngira ngo nejo hari uwo twabiganiriye biratangaje ko hari abanyamakuru bamwe cyangwa se abakoresha izi mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga ngo amatiku ni acuruza biteye isoni kandi ubona ari abantu hano b'icyitegererezo urumva ko imyumvire rimwe na rimwe ikeneye kugumya kwigishwa bakumva ko gucuruza atari gucuruza amatiku. Ariko Dr. niba avuga ko amatiku acuruza afite igihamya niba yarahuje abantu akabahundanisha akinjiza miliyoni 10 yaba yaje kuvuga ibiraro bigomba uko bahinga ibishanga akinjiza 1000 yabeshye atse kandi amafaranga yarinjiye oya kwinjira hejuru yuko wacunganishije abantu ubwo se iki byamutwaye iki oya wowe urumva nta kibazo bitwaye nyine wowe wibitekereza nk'umunyamategeko wibitekereza nka Scovia wabaye inyangamugayo bitekereze nk'umuntu uri ku isoko byamutwaye iki ngenda bitekereza nk'umunyamategeko singomba kubitekereza nkawe niyo mpamvu twicaye tubigaya turabigaya kuko niba wumva ko guteranya abantu ari uri bwungukire ubwo ubunyangamugayo ufite n'ubuhe ubwo urumva wowe societe uri kuyubaka ute niba witwa kuri umunyamakuru ugendera kuri za nkingi 3 muvuga zo kwigisha kwintertaininga no kwinforma ubwo iya gatatu niye ubwo we ahubwo izo zose yazirenze yagiye kuyakane nsigaye numva muri no minsi bavuga ngo gukorera amafaranga gukorera amafaranga nibyo ariko wagombye gukorera amafaranga we harimo education entertainment cyangwa se information none iyo kane kaza yo gukorera amafaranga gukuraho izi zose ukajya gukorera amafaranga ntabwo ari byo sinzi ko abize media ari byo babizi hano twicaye tubagaye ariko ikizanye nawe turi abanyarwanda hari umugani uvuga ngo umugayugayi uvuna uwugaya uwuga wayigaramiye ntabwo ari byo kuko ingaruka nazo zigenda zibageraho ikituma narinzanye urugero rwa The Ben na Bruce Melody aba banyamakuru n'abandi bakoresha imbuga bageze aho bahangana ubwabo ariko batangiye bavuga ngo ikibazo hahanganya aba none turimo turabagaya ariko umugayo turimo uratuvuna kuko twabagaye ariko bo baragaramye cyangwa bafite ibindi bakora nta nubwo twavuga ko hari uvuna kubera ko ibyo ari byo byose nk'urwego turi hano ngo dukumire kuvuga ngo hari ubyikoreye nk'umutwaro umuvuna kurusha abandi sinzi ko ngira ngo natwe ubu ngubu nyuma y'ahangaho ubu hari abandi bongera gukoramo ikindi kiganiro ibi bintu byasaga nk'ibyibagiranye sinzi impamvu ubwo ari nacyo hereyeho byasaga nk'ibyibagiranye ntibyari bigihari ntawe ukivuga Bruce Melody na The Ben ubu noneho nawe urabizanye ubwo nawe abari buvuga baravuga ati Scovia nawe yagiye gucuruza ya matiku y'abantu ubwo wabivuga nawe nyuma yabyo ntabwo yakugaya araza kubivuga ariko icyo turimo twibaza ntabwo turebureke kuvuga ibintu bihari kubera ko byavuzwe nahoze ntera urwenya ngo hari igihe umuntu atanga ikinini cy'umuriro ariko atavuye malaria iyo kimaze gushira malaria iragaruka niba hano bicecetse kuko hari ibindi byabirushuje urusaku ntibyakuyeho ko bihari sinzi niba urwego nka RIB bakurikirana ibyaha bikorerwa kuri internet n'ahandi mushobora kwicara nigeze numva umwe mu bahanzi kazi hano afite umwana abantu bamwe bakoresha izo mbuga nkoranyambaga baraburana ngo impamvu aterekana ifoto y'umwana we ngo yabyaye umwana nyine utameze neza ariko yari cyari igitutu cyo kugira ngo asohore umwana bamubone azavuga ati ninde wabeshye ko umwana wanjye afite ubumuga ko mubona ari muzima wenda yirwana harakomeza ariko hakoreshejwe imvugo izo mvugo zisesereza uyu mwana uzakura akazisanga izi mvugo zasesereje iyi miryango y'aba baririmbyi cyangwa n'abandi zirahari zirabitse ntaho zagiye zirateretse ku ntuza n'umuntu ushaka kuzireba arazireba sinzi ko wambwira ngo ibintu byasheshetse kandi biri muri internet reka wenda ngiye nkubwire ngira ngo ngerageje kugusobanura mandate wenda y'urwego urwego rufite inshingano z'urwego ziri mu nkingi 3 gukumira ibyaha hazamo kwigisha guhana ndetse no gufunga haba harimo gukumira icya kabiri gutahura ibyaha byakozwe ibyaha icya gatatu kugenza ibyaha ibyo byose rero biri muri mandate yacu ntabwo RIB igomba kujya iza mu bantu bari kuganira ndetse muri ibi bintu bya showbiz tugomba no kubigendamo gake ejo udasanga RIB ifatwa nk'urwego rugiye gukora censorship kugenzura ibyo abantu bavuga icya kabiri nk'urwego ntabwo abantu niba bavuga ngo abantu ni showbiz hari ibyo
twagerageje kujya umuntu agera cyo akajya hariya akavuga, wabibona ukibibona ukagira ngo ni ibyaha, wamuhamagara ati oya, twatebyaga, ejo bundi turasohora indirimbo, ati muri showbiz niko bimeze. Yego, none se n'ubwa mbere wumvise abantu bajya muri showbiz, bajya muri beef, bagakira beef, bakavuga ibintu, igihe cyagera ukajya kubona ukabona ngo ni indirimbo basohoraga? Ibyo ngibyo nibyo muri showbiz. Twebwe abaturage babonye ibyo we bakubwiye ko ari showbiz, wa muturage aba atafite amahirwe yo kuzamenya ko ari showbiz, yibwira ko wa muntu afana ibyo yavuze bitari ukuri. Ibyo rero ababitangaza nicyo bita social responsibility, ni ya responsibility bafite ku baturage kumenya ibyo babaha, kumenya ibyo bashungurira ubaha. Ni ukuvuga ngo wowe ubitangaza nawe ugomba ufite inshingano ku muturage, ku byo uri bumuhe n'ibyo uri bumubwire, ibyo uri bumutangarize. Niba warabitangaje mbere ugira ngo ni amatiku kuko cyangwa se no gushyamirana, nyuma ugasanga ari showbiz, subira inyuma bitangaze babwire ko ari showbiz. Abaturage ati burya Bruce Melody na The Ben ntabwo bahanganye, ahubwo ni indirimbo bashaka gusohora. Ndetse hariho n'abakora izo beef kugira ngo bagume muri media, bagume babibuka. Ntubizi? Uzabikurikirane ibyo muri showbiz nuko bikora, bagahora beef ihora ivugwa bayikura, noneho abafana hanze bagahora babibuka. Ubwo ngo ni ukurinda kutazima ku izina ryabo. Noneho guhora baka rero bakoze beef, abandi bantu babareba bakabigiraho ibyo bakora, ntabwo ari hariho beef bakereye abo ubwabo kugira ngo bahore bibuka izina ryabo ritazima. Uwakosherejwe rero ni utera intambwe akaza ku rwego, uwumva yakosherejwe agatera intambwe akaza ku rwego, turamwakira, ikirego kigakurikirana. Niho twebwe nk'urwego tugomba gukora. Ariko noneho hari n'andi magambo atangarizwamo bigaragara ko aya magambo abaye yaba beef ataba beef araganisha ku cyaha. Magambo arimo gukurura inzangano, gukurura amacakubiri, ayo ngayo ntabwo yihanganirwa. Bamubwira ati mu byo ukina nabyo, mu byo unyerera ukina nabyo, winyerera ujya hariya, ujya gusenya ubumwe bw'abanyarwanda, ujya kurema abanyarwanda mamacakubiri. Yego, ubwo niba ikintu kiri busigare niza nshingano wavuze kuri aba bastari bakereye cyangwa baremye, igituma tukomeza rubanda kubumva, ariko twe tubumva ntituzi ko bakiremye. Iyo uyu muntu yatakaje inshingano, ngira ngo ntabwo mwibiri mu nshingano zanyu dufite undi twabibaza. Uyu muntu mustari we yaremye intambara na mugenzi we, twe tubirebye tugira ngo ni intambara ya nyayo, ariko bo baremaga intambara y'umukino. Iyo adafashe inshingano zo kugaruka ngo abwire abantu ati yewe twakinaga imikino, twagira ngo wenda mube mufite amatsiko y'indirimbo, ariko nta kibi kiri hagati. Iyo atagarutse gutakaza inshingano sinzi uvuga izarizo. Wenda ndavuze ngo ntibiri mu nshingano zanyu izihe zo kuba mwabaza uyu muhanzi muti wabwiye abantu ko urwana na runaka, kumbe dusanze we washaka gutegura indirimbo, ariko abaturage bo bazi ko ari intambara. Iyo atabikoze bigenda bite? Ibyo ngibyo sinkeka ko biri mu nshingano z'urwego zo kujya kuvuga ngo abantu batebyaga, ngo ubuze abantu gutebya. Nanone ubwo bugiye kubihiriza abantu niba bavuga ko batebya, nta bantu ujya muri no minsi ujya ubona bavuga ngo bakoze amaprank bagira, ariko yakora amaprank wabireba ukamenya neza ukagira ngo ni icyaha yakoze, wamugeraho ukajya akakubwira atoya tibira bya rwose byari prank, twari comedy twakinaga. Aho ngaho hahita haburamo ya element y'icyaha, umugambi mubisha wo gukora icyaha. Nshobora kuba ntarimo kubaza ikibazo cyane neza Dr. Jewe muturage utagize amahirwe yo gusobanurirwa icyabaye. Yego. Kandi wa muntu ya plank kangu urugero. Twabonye umugore ngira ngo amena undi fanta mu maso avuga ngo yamufatanye umugabo we kuri Saint Valentin, bahetse ngira ngo n'umwana byari isoko. Ibyo bintu hari abaturage babirebye, jewe narabirebye nkiri ba video ndavuga ibintu ntago bibaho. Ariko hari umuturage wabifashe akagira ngo hari umugabo umeze uri muri ruriya rugero uvuze nanjye no kuruguha. Twaragiye bari abantu turabafata, turababaza, iyo wabirebaga wagira ngo ni icyaha koko, noneho kuzanamo abana turababwira duti rero mu byo muzana abana ntimubazane muri iyi mikino y'amaprank. Buriya umwana we nta nubwo asesengura ngo arebe ko bari gukina, barihanangirizwa, basaba n'imbabazi, basabwa no kubisiba ndetse no gusubira inyuma bakabwira abantu ko biriya bakinaga kandi batazabyongera. Ntabwo urabona iyi social media ije ari nshya mu bantu.
hariho abayikoresha basa nk'abirwanaho bashaka ubuzima koko, abo nibo ugenda uyobora neza ariko utababusikira, utabatera igitugu, uragenda ubayobora neza kugeza igihe iyi social media izaturyohereza ikaba entertainment nzima. Gusa ikindi mvuga, uwatangaje ibintu akabitangaza ko aba bantu batari bashyamiranye ahubwo bashakaga twaje dusanga bagira ngo muhore mubibuka. Inshingano wabitangaje n'ugomba gusubira kongera akabitangaza. Iyo ni ihame ry'umwuga ubundi witangaza cyane rwose. Muri wibeshyeho aho wayibeshye ni uyivugururiza. Ubwo rero abahagaze mu mwuga wabo bahagaremo neza nyine bwuma. Reka wenda icyo tukiveho, wenda abantu bacyumve ko n'abakina iyo mikino baza gusigaranamo, bajye bakina ntuza zaba ariko basigaranemo igika cyo kuza kubwira abantu ko byari ugukina. Wenda babishyire ku musozo w'icyo bakora mu rwego rwo kugira ngo uwabirebye adahahamukiramo, kuko ashobora kutabona inkuru ya kabiri yaguye mu ya mbere. Twigeze tugira ibyago hano by'umukinnyi umwe wakinaga filime yerekana nyine akina role y'ukuntu ari umuntu mubi. Yinjiye mu bitaro, umugore amukubise amaso ku bitaro arahwera kubera ko aramubona mu ishusho yabonye, ariko ntabwo ubwonko bwabashije kumubwira ko arimo gukina. Aha nubwo wenda iyi mikino izasiga hari za kajoriti nyinshi, intambara zose zigira ntuza, ngira ngo izi mbuga nkoranyambaga hari abantu zigomba guhitana akazarokoka baje nyuma. Reka dusubire ku kijyanye no gutukana noneho mu buryo bweruye. Ninde wemerewe gutukwa, ninde wemerewe gutuka? Nta muntu, amategeko ahana buri muntu wese abuza. Reka tubanze tuvuge, abuza umuntu gutuka undi. Akavuga ati gutuka umuntu mu ruhame ni icyaha, ntawe byemerewe. Ese mushobora gukurikirana icyaha mubonye iyo video umuntu arimo yafashe umwanya aricara aratuka Scovia kuri video kuwa mbere kuwa gatatu, mubibonye uwatutswa atareze, ushobora gukurikirana icyo cyaha? Ntabwo ibivugirwa muri social media byose babikurikira ngo ubibashe. Ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Ibyo rero icyo gihe hasigaramo na responsibility y'umuntu ku giti cye kuza kurega agatanga ikirego. Ndaguha urugero, hariho abantu nabo bajya bivuga nk'uko nguko batukana, wabahamagara akavuga ati twatebyaga. Noneho ibi ngibi bikorewe rero mu mbuga nkoranyambaga, hariho nk'aho itegeko rivuga ngo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa. Iri ni itegeko bavuga ngo umuntu wese ubigambiriye ukoresha mudasobwa, ubwo ndavuga nka izi mbuga nkoranyambaga, abuza amahwemo cyangwa ushyira ibikangisho. Hariho umuntu ugira cyangwa gushyira ibikangisho kuri social media, kukubuza amahwemo, kwirirwa afata amafoto yawe ashyira hariya, agenda inyuma yawe utabiza afata utuvideo apostinga, ku buryo ibyo bintu bishobora gutuma ugira umutima uhagaze cyangwa se bikagutera ubwoba. Iri ni itegeko rivuga ko uyu muntu ahanwa, ariko bakavuga bati ibi ngibi ribu mwebwe muzabikurikirana ari uko nyiri kubikorerwa yatanze ikirego. Ntabwo ho mwibwiriza. Oya, itegeko ryari bitubije. Icyo kirumvikanye rero. Abantu ubundi ikintu cyari icyo gihe najyaga mpora, hari igihe nicara nkareba nk'umuntu mu by'ukuri atukana mu buryo igitutsi atukana utagisubiramo. Udashobora kugisubiramo niyo waba wiherereye ukavuga uti ntabwo cyanca mu kanwa ngo bikunde, ariko ukabaza uti kuki biba kuwa mbere ukageza kuwa gatanu. Bisobanura ngo iyo mutabiregewe n'iyo mubirebesha amaso ntacyo bivuze kuri mwe. Hari ibyo kubuza amahwemo no gutukana. Icyaha cyo kubuza amahwemo undi no gutukana biratandukanye. Icyo mudakurikirana ni ukubuza amahwemo. Ni ukubuza amahwemo. Biriya bindi nabyo hariho abahamagarwa kuko kanaka yaturegeye tukabiyama ndetse agasubira imbere inyuma. Hariho benshi basubira inyuma bagasaba imbabazi, kavuga ati rwose mbabare hariya. Hariho uvuga ngo yari yamurakaje ati nayi nakwibeshyeho, bagasabana imbabazi bikarangira aho ngaho. Birumvikanye. Ariko icyo navuga, nta numwe wemerewe gutuka undi, nta numwe. Nta nubwo wavuga ngo kanaka agomba gutukwa, nta numwe. Hari umunsi nakubonye kuri space imwe, hariho umuntu utukana uca ibintu, ndavuga ngo uyu muntu ntabwo ari we, mvanayo ntuzayongera kuyikurikira ndayireba, ndavuga ngo ejo baramufunze tupfa kuba uhari. Ariko nibaza gutukana byo mushobora kubikurikirana mwibwirije cyangwa byo mutegereza kuregerwa. Gutukana like igitutsi, gutuka umuntu, nibyo navuze nti ibivugirwa kuri social media byose ntabwo wabikurikira ngo birangize. Hari ibyo twagerageje kugenda dukurikira. Wabaza umuntu kanaka toyati twatebyaga, wabaza wumva ko watutswe, kuko nyine hari igihe batuka umuntu ukumva niwe ubabaye, akavuga atari ko taza ko wamuhamagara akavuga ati umwihorere
kuko na benshi nabo hariho utukwa nawe akongera agatukana ugasanga noneho batukanye ukavuga ati ninjya kure najya umwe akavuga ati ninjya kurega nanjye arandega nyine ukumva baguye miswi bati byahwanye bakabira twihorere gusa ntabwo ari umuco mwiza ntabwo ari ikintu twavuga ngo cyo kwishimira ni umuco mubi kuri social media ntabwo social media yabereyeho gutukana ntabwo social media yabereyeho ngo hagira ababuza abandi amahwemo ntabwo social media yabayeho hari biriya bya character assassination aho umuntu bamufata bakamushwanyaguza ntabwo ari byo ntawe n'umwe ubyemera aha ndimo ndibaza aba bantu baguye miswi nk'uko bivuga iyo bamaze kuyigwa ariko dufite abajene dufite abana bato bari kuri izi mbuga nkoranyambaga usanga inshuro nyinshi babikora babita ibyitegererezo byabo kugeza nubwo mu mwita ngo ni influencer ntabwo ari twe tubita nyine ndavuga muri rusange abantu niko tubita akitwa influencer hanyuma agatukana na influencer mugenzi we hanyuma babagera imbere mugasanga byabaye miswi mwarangiza mukamubona ubwo byabaye miswi ubwo birarangiye ariko twe influencing twamize ibyo atukana ntabwo ari ku rwego twebwe tubibona ntabwo ari ku rwego tubibona ntabwo ibintu byose abantu bapfuye birangirira mu rwego rwa RIB hariho abagirana amakimbirane gutyo bagahitamo kwikemura mu buryo bwabo iyo ubahamagara ukavuga ati ibi bintu murimo mubireke mubivemo ibintu byo kwirwa mutukana mwita aba influencer nk'uko wabivuze mwita abantu biki bafite bibyitegererezo mubivemo bagasaba imbabazi ndetse hariho n'abasubira inyuma niba ari n'ibitotsi byari biri recorded bakabikuraho ndashaka kwibaza niba ufite imibare nibura yibanze mu bantu mwarakurikiranye bakurikiranyweho ibyaha byo gutukana hari kese zihari z'abantu bakurikiranywe gutukana ari abakoresha social media n'ibindi byaha ibi byo kwibasa usibye no gutukana n'ibyo kwibasirana kuko kwibasirana nabyo usanga ari byose nibibuza umuntu amahwemo bitesha umuntu agaciro ibyo rero byose imibare naza kuyiguha ariko imibare irahari igera mu 113 kese zigera mu 113 zageze iwanyu harimo ndakeka abakekwa bangana n'136 kuko hari igihe kese imwe ushobora gusanga ifite abantu benshi irimo abantu barenze umwe niyo mpamvu wumva abakekwa 136 niba nibuka neza naho ibi byo kubuza amahwemo nabyo 113 akaba ari kese ibyo rero muri social media ibyakorewe muri social media ureke uwahuye n'undi akaba yamutuka ibyo ni ibyakorewe mu baregera n'ubushinjacyaha cyane abo ni abaregeye ubushinjacyaha cyangwa nabo mwakiriye izo ni kese RIB yakiriye ikazohereza mu bushinjacyaha impamvu nigeze rimwe ngira ngo iyi Twitter twanayivuzeho twese impamvu nyitangaho n'urugero kuko icyemezo cyabaye cy'umucamanza cyangwa cy'urukiko twese dushobora kukivugaho ntabwo uba wibasiye umuntu iyo umusore wigeze gukora tweet ivuga ku bijyanye n'ukuntu kuryamana n'umwana muto n'ibindi bintu nk'ibyo biza kugaragara ko n'urukiko rwamuhaye igihano giteganywa n'uko itegeko ryabivugaga ubwo bushake ariko ngira ngo namwe mupikingamo cyangwa mukuramo ibyo mubona bikata cyane ntabwo ari ugupikinga kuko nka kiriya cyaraje twese tureba amaso mu masegonda make namwe tubona muraje bisobanura ngo igicanye maremare namwe kibageraho hariho wenda bashobora kuba bakeka ko nk'uko bivuze ngo turi ku mugonero ntabwo ariho turi byarangiye mugeze i Nyarugenge oya ntabwo ari byo buriya twari duhari na mbere udakeka wenda ngo kuko twatanze ikiganiro ko bivuze oya ahubwo ntabyo navuze udatuma nemera icyaha undi kuri RIB ndavuze ntudakeka tuba tubikurikirana hafi ndetse hariho n'abagenda bahamagarwa bakihanangirizwa kuko buri ibitavuzwe muri social media byose ntabwo ariko nta kiba cyakozwe dukora byinshi iperereza rikorwa mu ibanga hari byinshi bikorwa abantu ntibabimenye ahubwo hariho abantu usanga bamwe bitangariza ibintu byabo nyine batwitse yaza kuri RIB agafotora ka kantu ari kuri reception gatangaza nyine akaba aratwitse ubwo views zikaba ziraje hano icyo umuntu ubundi social media n'ibi bintu byo gutukana n'ibi bintu by'abantu ubona bagenda bahangana ntabwo ari ibintu twebwe twifuza ko hari uwabikora kuko ibyo ni ibintu bigenda bigutesha credibility bigenda bikuvana mu murongo
w'abagukuri. Abanyarwanda ejo bundi uzasanga twese ariho turi bakora oya ahubwo bakora unfollow, ariko uzarebe abagukurikiraga bavaho turiyo kuko tuzi neza, tuzirikana neza ko nayo ari indi si ikorerwamo ibyaha. Rero umunsi ku wundi umugenzacyaha abyuka ariko kazi ari bukore ko gutahura ibyaha, hariho n'abikoramo bakabihisha. Rero tugarutse kuri iriya kese y'uriya mwana, ni ntama w'Imana niko yitaga, ariko siyo mazina yo kuri. Ufite ba followers 50,000 n'ibirenga, akabyuka akavuga ukuntu ngo gusambanya umwana ngo ari byiza, hari indwara ngo bivura, sinimo ikintu yari yakoresheje. Wakwibuka ko abandi babyuka bavuga ati umwana n'umutware tumurinde. Wakwibuka kampene ziriho zo kurinda umwana ngo adasambanywa. Wakurikira itegeko nshinga ingingo ya 38 ivugaho ko ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ntugomba kubukoresha ubangamira umwana, ahubwo ugomba kubukoresha umurengera. Aho ngaho buri muntu wese yagombaga kugira icyaha. Aho byari bicanye maremare. Reka tugaruke kuri ibi byavuzwe na Scovia ndi hano, wenda nifasha ka video ndimo ndabivuga, ariko wenda ibyo navuze na amakosa nk'ibyo byose turimo tugaya. Noneho izindi mbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube na bandi bose na Space. Hari ikintu cyitwa Space kiraha hanze giteye ubwoba cyangwa se gihari. Space iriho byinshi bitandukanye uko wabivuze. Noneho ngiye bagafata ya message natanze mfite abafollower 10, abankurikira 10, ariko ikaza gutambuka iwawe ufite 50,000 cyangwa 100 cyangwa miliyoni. Uyu wavuze n'uwatangaje bahuriye kuki mu buryo bwo gutuma iki kintu kiboneka? Bose bakoze icyaha. Hariho gukora icyaha cyo gutangaza, hariho n'uwakoze icyaha cyo gukwirakwiza niba ari amashusho y'urukozasoni, niba ari amagambo y'urukozasoni, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu nta muntu wari ukwiriye gukwirakwiza. Turashima ko wowe nibura udakwirakwiza, wowe wamagana. Hariho rero noneho ababibonamo content hubwo, ariko bakitwikira umutaka wo kuvuga ngo bari kwereka RIB, akagira gutya ngo ariko ngo RIB ngo ibi mwabibonye, kandi afite aba followers 100,000 mu by'ukuri siko akagombye gukora. Icyo akagombye gukora, wowe kanaka watangaje ibi ngibi turakunenga, turasaba ko RIB ibikurikira. Washaka no gusharinga RIB washaka gusangiza RIB iyo video ukayohereza muri DM. Naho ubundi wowe urabishyira hariya, nutabibonye arabibona. Na ba bantu batakurikiraga umuntu w'abantu 10, noneho wowe 100,000 urabisakaje mu kanya gatoya, ubikoze gutya isi yose. Niyo mpamvu dusaba abantu kwirinda kujya bakwirakwiza ibyo bintu, kuko ni icyaha mu bindi. Itegeko rivuga ryamagana utangaza n'ukwirakwiza amakuru y'urukozasoni, amashusho y'urukozasoni n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ndimo ndibaza hari n'ibihuha Scovia aho ngaho, n'ibihuha ntabwo niba ari igihuha kanaka yavuze, ntabwo uba ugomba kongera nawe ukagisubizaho, none ubwo uragisangije abantu bawe, wangize ukavuga ngo kanaka ngo yatangaje ngo ibintu ngo ibi nibyo ra, muri make nawe umufatanya cyaha mu bandi. Yego, nari ngiye kwibaza uyu munsi abadukurikiye bashobora kuba barababajwe n'imvugo za Scovia cyangwa undi munyamakuru, fasha urugero rwanjye kugira ngo wenda ntagira uwo tugonganira muri iyi mihanda, akabazi ko zigihari kandi muragaragaza ko ari bibi. Hari uburyo ashobora kubagana bagasaba ko bivaho, kubera ko nimugona nkurikiye uyu muhungu bafunguye ubyina zina rirancitse Titi, ahubwo ndumva waranabamenye, arimo avuga ngo niyo arebye ifoto ye yambaye kuri social media ngo yambaye iriya myenda afunze arahungabana. Yego, ati bikunze ngewe umuntu yakuraho iriya video. Ndi mu bantu bakoresheje ibiganiro bye tugaragaza uko bimeze dukurikira urubanza. Ntabwo yigeze abidusaba mu buryo bugize, ariko kuba uburyo yabivuzemo ko bimuhungabanya. Ati n'umwana wanjye hazavukira mu myaka ntaza azasanga ndi hariya. Niyo yanditse Titi ngo haza imyenda ayambaye afunze, yumva ko bimutera iyo pressure.
ntekereza ko wenda bari bubishobore kuzikuraho ntacyo bitwaye. Ubunyangamugayo ni Araza ubupfura kubimukuraho rwose. ni byiza ko babikuraho. Ntacyo bitwaye rwose, ntacyo kuri ngewe kuba biri buvi wanjye ntacyo mpomba kuko inkuru yanjye yararangiye. Ariko ubwo nibarije abandi bantu bashobora kuba bafite n'abandi mashusho abagira nk'uko Titi yavuze, uriya muntu akaba atabaye inyangamugayo, hari icyo mumufasha mu gihe akubwira ati ngiyo ndebye iyi shusho yanjye runaka ayikoresha irampangayikisha. Aho ngaho tuba tugiye gukora censorship mu mitangarize, mu mikorere y'itangazamakuru. Ibyongera ngo habamo ubwumvikane hagati y'akana kanaka igihe kubitangaza bitagize icyaha, igihe bitangaje atari ukuvuga ngo yabitangaje ari mu kazi. Abo tuvuga bari posting ni babandi bari bongera gusharinga ibyaha. Oya navugaga ni inkuru ya Scovia nizaniye. Inkuru yawe rero ubwo Scovia ibaze RIB iraje akubwiye ati siba iriya nkuru ya kanaka. Wenda n'ubu tutarabandikiye ati rwose ati ishusho ndeba hariya kwa Scovia irampungabanya. Aho ngaho ntabwo twaba tugiye mu nshingano zacu, twaba tugiye gukora censorship. Uratanga inama ko babaza ndubwo niba ari wowe akwegere agusabe uyikureho, kuko hari ugutukana, hari no gusebanya. Gusebanya ajya mu nzego za mbonezamubano. Niba ari ugutukana nk'igitutsi bigize icyaha, nagere muri RIB atanga ikirego bikurikirana. Ndashaka ko dusoreza kuri iki kijyanye abana n'umuryango. Yego. Scovia ndicaye ndaje wenda koko umugabo wanjye witwa X twagiranye ibibazo wenda byaranabaye. Ariko ibintu ndimo kuvuga birimo gutuma umwana atishuri. Kuko abana nibakubita mama, nibareba mama w'umwana baravuga ati uriya ni mama wawe, uriya ni ndatanga urugero kuri iyi case y'uyu mugabo urimo gukurikiranwa ko akekwa ko yishe umwana, uyu muganga umushiki w'uriya mwana yageze ku ishuri asanga abana bose kuri computer barimo barareba inkuru y'iwabo, yaratashye. Nyine ntabwo yabashije mu kwakira ukuntu barimo gusoma inkuru y'iwabo, nubwo we batamuvuga, ariko we yahise amenya ko ari we, kuko warabyumva kandi n'umwana muto udashobora guhisha ko ari we. Iki cyo nacyo gifite abandi kiraza kujya mu mbonezamubano, kigize ibyaha bishobora gutuma ibyo Scovia avuga byatumye umwana wanjye atishuri, kwa kurinda umwana bikabura agaciro k'umuryango. Iki cyo kimeze gite? Aho ngaho turagaruka kuri za nshingano z'abatangaza. Ukuvuga ngo umuntu utangaza afite inshingano zo kwibuka abatanganiza, social responsibility. Abantu rero batangaza batibuka abo batangariza, n'ingaruka bizagira hariya nicyo kibazo. Ibyo biragenda na bya bindi bantu bavuga ngo baratanga ubuhamya. Ntaho bitandukanye na abantu bagenda bakavuga ngo baratanga ubuhamya ngo bari kwikorera terapi, ugasanga umuntu aravuga ibintu babyita ngo ni ruhura umutima. Ngendagaya n'abari abantu babikora pe. Kuba barahisemo iriya editorial line, uriya murongo, barasenya umuryango nyarwanda. Ntushobora kumva ukuntu bibabaje umwana gutaha avuye ku ishuri akajya kumva ibintu nyina yavuze ngo se yakoze, ngo yakorewe ngo mu myaka ingahe, umwana atarabizi. Ni ukuvuga ngo hari ikintu abantu bagomba kwibuka. Ntabwo burya umuntu ni babandi bavuga ngo sindi uwanjye ngo nigenge. Ntabwo nagomba kuvuga ngo kuko ari jyewe ubivuga reka ntangaze uko mbyumva ntitaye ku ngaruka biza kugera ku bandi. Nibyo nyine rya tegeko nshinga ritubwira ngo muri bwa bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ugomba kwibuka ubuzima bwite bw'abandi, ugomba kwibuka abana n'umuryango, kubarinda, ugomba kwirinda gutangaza ibintu biri buhungabanye ordre publique, cyo ituze rusange rya rubanda n'ibindi. Ibyo rero ni ukuvuga ngo biragaruka ku nshingano z'abatangaza. Abatangaza bafite inshingano za sosiyete bate? Ese bazumva bate? Ese bumva ko hari nk'ingero, hari ibintu nsigaye ngaya bikabije, aho umuntu basigaye bajya no gushyingura ugasanga social media batabatumiye, bari mu muryango w'umuntu atamutumiye, umuntu bakamufatanya n'agahinda batamutumiye. Jewe hari abo nahamagaye ndavuga ariko mumbwize ukuri, aba bantu mwari mwabatumiye ngo batunaniye. Urumva ko birakabije, nta social responsibility bafite. Bari gutuba umuntu bamwe, bari gutuba umuntu
nyine bya bintu bavuga ngo amatiku niyo acuruza, baratuba umuntu bagamije kunguka. Tekereza kungukira mu rupfu rw'umuntu. None aba bantu aba ba Scovia twataye ubumuntu tugata inshingano zo kwita ku baturage no kumenya ibyo tubatangariza. Aba baturage baraza kurengerwa nande kugira ngo bahagarike Scovia batakaje inshingano? Baraza kurengerwa nanjye nawe twese. Dute? Kuko ntabwo ari inshingano z'urwego rumwe kuvuga ngo rwigisha. Dute? Nawe urigisha ubifite mu nshingano nk'umunyamakuru, minisiteri runaka ifite mu nshingano nka minisiteri. Twese dufatanye. Icyo bita guhindura sosiyete, social transformation, ntabwo bikorwa n'umuntu umwe kandi ntabwo ari ikintu gikorwa ijoro rimwe. Ni ukugumya kwigisha. Ahubwo ujye dusura kenshi, dukora ibiganiro nk'ibi ngibi, twubaka abantu, tubigishe, tubagaye. Nk'ubu ngubu muri no minsi turagaya abantu batinya kunenga ikibi, batinya kunenga ikibi, kandi mu by'ukuri nka influencer uba ugomba gukoresha rwa rubuga ufite ukanenga ikibi, ukavuga ati wowe kanaka wakoze ibi, aho kugira ngo ukore riposte. Hari nakurikiye wa mwana wigeze gutangaza indirimbo irimo ibitutsi, tukamutumiza. Nashimye uburyo wabinenze, abandi uburyo babinenze bongeye baplayinga ya ndirimbo. Nge ntabwo nabasha kuyumva. Yego. Ndahetse. Aho rero niho dushima, tukavuga duti bamwe bagufatira nk'urugero nk'uko nguko bavuga ngo aho kugira ngo uri playing ubwo ni repost ugarure. Noneho nutabyumvisa byumve, ahubwo nenga uvuga ati kanaka ibintu watangaje ntabwo biri iby'i Rwanda uramenye. Usibye ko inkuru yuriya mwana nituyigarukaho ubwo ntibwo uko yitwa icyo nibuka nabonye afite amadirede Zeutrap. Yes. Ubwo nibyo yasaga nkaho yakoze indirimbo mbirimo ibitutsi ariko ufite nawe watuka yishyura wamututsi. Yego. Noneho hari termine yindi njya nkoresha kuvuga ngo umuntu wari umunyacyaha uyu munsi bigiye kurangira abaye victim kubera ko uwakoze icyaha wa mbere ntabwo cyangwa wakoze ayo makosa ntitwabonye umuhana bitumye undi avuga ati reka nanjye mwishyure birangiye noneho babaye babiri. Nuko byamenyekanye kuri iriya kuko yo we yabyitangarije. Sibyo? Ariko nabandi basabwe kubikuraho ndetse no kutazongera, kuko burya icyiza nuko tugendana neza muri social media, muri ubwo buhanzi tukagufasha, tukakugorora, tukakumvisha, kuko kuguhana utari wumva ko wakoze icyaha ntacyo biba bimaze. Kuko burya kera batwigisha akamaro k'ibihano, si uguhana umuntu ngo umubaze gusa, ahubwo ni ukumuhana akumva ko yakoze icyaha. Nicyo kintu cya mbere, ukamusigira n'umwanya wo gukosora. Noneho rero yose igihe umwanya wo gukosora yumvise ko yakoze icyaha, buriya n'ubutaha ntabwo yongera. Kuri iki cy'umuryango gisa nka kimeze gitya, hari nibura bamwe muri bagenzi bacu wenda wavuze kwigisha, ubu bwo ntabwo dushobora kwigisha hakaba hari umuntu uvuga ngo kunyigisha nzaguma mu cyiciro cy'abatumva ariko nkomeze nkora ibi kuko ari byo bizana amafaranga ya ntuzo wakoresheje yo gucuruza ikibi kikunguka. Kuko uyu munsi turebye umuntu ucuruza urumogi ukuntu bamufunga ariko ntibibuza ko urumogi rukomeza kuguma ku isoko. None ndimo ndibaza uyu muntu wakoze ikiganiro kimwe akaba afite ibiganiro 50 100 byose bisa, nubwo wenda umwe atavuze bibi nkundi ariko urabona ko bose umurongo ari umwe. Nibura uyu muntu hari uburyo bwo kumubwira muti ye urabizi gabanya. Muri ibi biganiro bamwe bakora harimo ibyo ureba ntubonemo ibyaha, ariko ukabona harimo ibyo twakwita amafuti cyangwa se ibintu bitaboneye bitarimo indangagaciro. Wowe uramubwira ati gorora, shyiramo indangagaciro, wita umuco. Ariko hari nabo tubona ukabona ko ni ibintu nabyo bizasenya umuryango, bigenda bisenya umuryango ariko bidafite impact wareba mu mategeko ntubibone. Abo rero nabo turabaganiriza. Ndibuka n'ikiganiro harabo twigeze kuganira. Hari iheruka cy'ubushize cy'umwana wari kumwe na nyina bamubaza ibyo bakundanye abasore n'inkumi cya mugenzi wacu Sabe. Cyavuyeho akora ikigaruka no hagaruka mama wenyine atazanye umwana kwisegura. Basaba imbabazi. Biriya ni isomo ryiza buriya iyo ukosheje hanyuma ukaza gusanga ko wakosheje ko kukwikosora kuriya nibyo twifuriza abandi nabo bakagenda mu nzira nziza. Hari n'abandi muri ibyo ngibyo twigeze guhura n'abanyamakuru benshi bakora biriya bintu ibyo biganiro cyane ngo byaruhura umutima.
uzi ko buriya bigeze n'aho basigaye baha abantu amafaranga umuntu agahimba story akavuga ukuntu yari ariko hari uwo nanjye nabonye numva iyo nkuru yavuze sinzi igihe yabereye kandi tuziranye yego akavuga ibintu buriya n'amafaranga baba bamuhaye ibyo rero naho turaza kusangamo ibyaha kandi ntabwo biza kubagwa neza ntabwo ribu twifuza ko hagira nta buryo ribu igorora idafunze ntabwo amategeko ayemerera mukabajyana nko mu itorero ahantu hari abashinzwe itorero buriya muri mandate yacu nimwabaha rekomandasiyo mukavuga iyo dukurikiranye uyu muntu ntarakora ibyaha ariko arakora ibisa bitya nyakubahwa minisita Bizimana tabara abantu bararenze ni nayo mpamvu iyo tuvuga ngo sosiyete burya minisiteri zose inzego za leta zose ndetse namwe abanyamakuru icyo duhuriraho cyane ni neza y'umuturage ineza y'umuturage burya twese usibye ko ucisha mu itangazamakuru twebwe tugacisha mu buryo bwo kubahiriza amategeko no gufasha abantu kuyakurikiza nabo bakayicisha mu bundi buryo ariko twese icyo duhuriraho ni neza y'umuturage izo minisiteri wari uvuze nabo barabibona hari n'izindi nyine zishinzwe n'abandi n'umuryango nabo barabibona ariko icyo nzi cyo ntabwo bicaye hari kiri gukorwa ndi busoreze ku kintu cya nyuma cy'aho abantu bavuga bati ribu urayiregera ikakubwira ngo tegereza uburyo bwa communication kuri ribu turetse n'ibi no ku bindi byaha murimo murabukora mutese ko iyo ntanze ikirego mukabona nta bimenyetso wenda mukibishakisha n'ibindi muri procedure hari uburyo bwo kumenyesha umukiriye wanyu ukamwita umukiriye kuko yaje abagana ukamubwira muti rero ibyo waduhaye ibi n'ibi yego nibyo biragaragara ko harimo ibirimo ariko ntibyujuje element cyangwa ibisabwa ngo tube dufite ikirego cyuzuye urategereza dukomeze niba hari nawe ibindi uzabona uzaduhe ubwo buryo burahari kuko abantu baravuga ati nareze kuri ribu mu kwa mbere ubu ni mu kwa 9 ntibaranambwira niba ikirego basanze kidashinga cyangwa gishinga uwo muntu aba yazize iki harimo gukabya n'amakabya nkuru kandi wibuka nawe utabyirengagije wibuka ko hariho abantu baba bashaka gukoresha media kugira ngo ushyire igitutu kuri ribu icyo nshaka kubabwira ntabwo dukorera ku gitutu dukora mu buryo buri profession mu buryo akazi kacu tugomba gukora hariho n'abasigaye banabigukangisha bakavuga ngo turahamagara Scovia akabigukangisha akubwira ko bari pahamagara Scovia ngo ubwire ribu yo ntabwo bazi ubundi hariho babivuga gusa icyo tuba tubabwira ahangaha abaturage ribu ibereho ineza ya rubanda ntawe dusubiza inyuma iyo yarenganye ntawe tuvuga ngo iki kirego gifite ingufu zirenze izindi ariko hariho burya ibirego byihutirwa mu mikorere nk'ikirego cy'umuntu ufunzwe icyo cyo urabizi ko kigomba kumara iminsi 5 bigomba kuba byarangiye no mu nkiko ngira ngo ufunze baramwihutishije ugereranyije n'uburanataha n'abandi rero nubwo yaba adafunzwe nabyo birakurikirana gusa hariho burya ibirego bidakoreka cyane ubwo ngibyo nk'ibi birego bya telefone ngo telefone ngo ejo nabonye mutanga ngo izabandi ngo izange buri nuko yawe bitabonetse ntabwo dutoranya ngo turashakiye kanaka dufata list ya telefone zibwe tugashaka mukaza gutanga izabonetse nizo ugira amahirwe yikaboneka vuba nuko ntawe dusubiza hariho n'izitabasha gushakirwa ariko hariho n'izitaboneka zose rwose icyo nababwira ubushake bwo burahari ariko zose siko ziboneka ariko ubushake bwo kuzishaka bwo buba buhari kuko ni ibintu bigomba gucika kumva ko ugomba kujya mu bukwe ugiye gutwara telefone z'abantu gusa ugiye mu rusengero ugiye kwiba telefone z'abantu abantu bari mu mwuku tukoramo nawe mu bukwe akabona bagiye gufelicita agaterura rwose agaterura agasakuma ku meza runaka aba yarebye ngo yari ameza ariho abantu b'indangare agatwara mu buryo dukurikiranamo ibyaha nta gutonesha kurimo ubushake burahari ubushobozi burahari ubufatanye n'abaturage turagumya kubusaba abaturage bagumye bafatanye natwe ndetse na social media n'abanyamakuru dufatanye twese ikindi turashima media zimwe zitanga amakuru ku cyaha ariko turagayana za zindi zivuga ngo umwana ngo yarasambanyijwe akabanza akamukoresha interview akabanza akauploadinga yangiza ngo uwo musambanyije kijya kurangira ikiganiro yatashye yego mu by'ukuri no gukoresha ikiganiro
umwana wasambanijwe victim utamupfutse mu maso. Usibye se umwana victim wundi wa akwiye kubaza nawe ntabwo ari byo. Hariho ibyaha udakwiriye kujya gukoreshaho umuntu interview ngo umushyire ku karubanda. Ninde ugomba kumenya ko kanaka yasambanyijwe? Ntawe ukeneye kubimenya. Rero ugomba kurinda. Niyo ya social responsibility tuvuga ko abantu bagomba kujya bamenya abo bakorera. Bamenye ko bakorera abaturage mbere yo kubanza gushaka views, ubanza utekereza ingaruka biri bugire kuri kanaka. Reka tugushimire cyo kora hari ubutumwa bw'ingenzi kuri izi mvugo, ibikorwa bikorerwa mu mbuga nkoranyambaga n'ibindi. Wenda ibi ni ibibazo nge nabazaga nibwira cyangwa abaturage baba bavuga, ushobora kuba ufite message yihariye ishobora abaturage bakwiye kumva kuri iki kintu. Inzira ubundi ni iyihe? Iyo bigenze bitya bigenda bite? Ese na mudugudu twamumenyesha ko umuntu duturanye ayirirwa tuka abantu? Ese na gitifu umurenge twamubwira ko uyu muntu ibyo akora bimeze bitya? Ubutumwa dutanga nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ni uko dusaba abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bose kuzikoresha mu buryo buboneye bwirinda ibyaha. Ntabwo zigomba gukoreshwa mu buryo bwo gutoteza abandi cyangwa se mu buryo bwo kubuza abandi amahwemo, bwo kubatuka, bwo gukora ibyaha. Ikibuga cya social media ni icyacu twese, ariko kukijyamo nta ubujijwe kukijyamo, ariko ukirimo wese agomba kubahiriza amategeko nk'uko abiteganya. Turasaba abantu rero no kwirinda gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni tubona byateye muri iki gihe. Hari abantu badukanye ibintu byo gukangisha, gusebanya bakoresheje ayo mashusho y'urukozasoni. Aya mashusho rero nabo hariho n'abandi nabo, abo bantu nabo bemera kuyafatwa nibo banyira bayazana. Ibyo byose nabyo n'ubukozi bw'ibibi. Kwemera gufatwa amashusho wambaye ubusa, abantu bashwana, ukabona agiye hanze, icyo ni kimwe. Kuyashyira hanze ni ikindi. Noneho gukangisha umuntu kuyashyira hanze nicyo ni cyaho kwacyo. Turasaba abantu kubyirinda kuko ibi ni ibyaha tugiye guhagurukira, kuko uzajya ufatwa wese azajya hano, dore ko abantu bamwe babyihangishije. Turasaba rero dusabe n'abantu kutagumya kuri postinga, gukwirakwiza imvugo z'urwangano, gukwirakwiza imvugo zibasira abandi, zikurura amacakubiri, imvugo ngengabitekerezo ya jenoside. Twamagana n'abantu bagenda baremamo abantu udutsiko. Mbonereho no kuburira abantu biriya bintu bise big energy nibabireke. Dr. kuri icyo si izina ry'abafana se? Oya, bitangiye gufata indi ntera. Okay. Bitangiye gufata indi ntera. Basore murimo muza amazina yanyu ko mwiyita, burya nyuma ariya n'amazina mwiyita, nyuma yaho hari amazina yanyu Kamiri murayazi, ntabwo ayobekanye. Ibyo bintu byo kwinjira mu tuntu tw'udutsiko dushaka guhanganisha abantu, turabasaba ko mwabivamo, kuko bamwe muri kugendera mu bigare mutabizi. Ntimuzi biri inyuma hari kuvuga ngo big energy, ngo guys stand up. Bifite icyo bivuga, kandi rero bamwe muraza kubigwamo nimutava muri ibyo bigare murimo. Urajya mu kintu utazi conception yacyo, urajya mu kintu utazi idea yacyo gute? Banyarwanda, reka twinjoyinge social media, twinjoyinge showbiz, turwanya abo bantu batubihiriza muri showbiz. Showbiz ibe imyidagaduro nk'uko igomba, business bibe rero nyine twidagadure, ducuruza, twidagadure. Murakoze cyane. Urakoze Dr. Reka nshuti bakunzi mwabanye natwe muri kiganiro, tubashimire, tubonereho umwanya wo gushimira Dr. Thierry Murangira B, akaba ari umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, wadufashije kuba hari ubutumwa utanze. Ndizera ko abakora comment mushobora kugira ibibazo mubaza, kuko tutabahaye umwanya muri kiganiro gitambuka kitatambutse live, kugira ngo ibyo mwibaza, ibitekerezo mutanga turabikusanya tukabisubiza urwego cyangwa uwo twagiranye ikiganiro, kugira ngo ibyo afitiye igisubizo abitange nk'uko dusanzwe tubikora no kuri iyi nshuro, ariko tuzabigenza. Uwumva atanyuzwe nuko byavuzwe nawe atanga igitekerezo. Umuco wacu turashaka ukomeza gukura ku bafana bacu cyangwa kuri iki biganiro, kujya impaka ku bitekerezo, kujya impaka ku byavuzwe, kurusha ko tujya impaka ku muntu uko ateye, uko avuga, aho atuye.